abafana bayo benshi ndetse n'abakunzi bayo byatari mbega ndayikunda. Hagati ya mama wawe na papa wawe ninde ugushyigikira cyane? Mama wanjye uretse ko nabwo yagiye kuyigeza inaha i Kigali, nkanareba n'abo bafana, nkareba n'abo bayobozi, nkareba n'iyo Reyo. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price. Meze neza ntari. Abakunzi ba M Sport babwire ushabuka ariko tuganire. Witwa nde, waje uturutse he, ufite imyaka ingahe? Amazina yanjye banyita Muhoza Jeannine, naje nturutse mu Mutara haraza Kabarora abantu bahazi. Naje nyine nje kureba Reyo yacu, ndayikunda cyane, mbega harimo byinshi nkunda byayo. Natangiye gukunda Rayon Sport niga mu wa gatanu primaire. Mu wa gatanu primaire. Hari abakinnyi wibuka icyo gihe wiga primaire waba wibuka mu batumye uyikunda? Abo nibuka? Ni nk'iki cyatumye ukunda Rayon Sport ukavuga uti kabisa, kuko icyo gihe APR yari ikomeye cyane ifite abakinnyi bakomeye n'andi makipe ahari, ni iki cyatumye nyine uvuga uti Rayon Sport kabisa niyo kipe nkwiye gukura nkunda? Ubundi Rayon Sport ikintu nayikundiye, Rayon Sport nayikundiye uburyo imikinire yabo n'abafana bayo n'ukuntu nyine ikina mu kibuga yitonze, nicyo kintu nayikundiye. Waturutse mu Mutara ute? Wari ufite abavandimwe i Kigali waje gusura uravuga uti kamprofite ndebe na Rayon Sport, cyangwa nyine ni ibintu wari warahize uravuga uti nge nzaza i Kigali nje kureba Rayon Sport? Oya, ni abavandimwe mfite inaha i Kigali, ni ibintu natekereje njyewe ubwanjye, nizera hano i Kigali kureba Reyo. Ubushobozi bukuzana i Kigali wabukuye? Ubushobozi bwanzanye i Kigali, mu rugo namaze kubabwira icyo gitekerezo mfite, bishakamo nyine amafaranga, nabo baranshigikiye bampa amafaranga zinaha i Kigali. Ahantu ndi kuba ni ku mumama n'ubundi twahuriye hano hariya mu Nzove, arancumbikira nyine, nabonye nta n'iri biryo, ni umumama mwiza rwose. Muvuga izina unamusuhuze? Amwita Mama Kelly. Mama Kelly. Mwahuriye hariya mu Nzove? Ni iki mu guturuka mu Mutara waje ufite amatsiko yo kubona i Kigali? Ikintu cya mbere na mbere nashaka kubona Reyo, ubundi imeze itereyo ikora gute, abayobozi bayo se, abafana bayo, cyane cyane ko hari abafana bayifana nkunda, nifuzaga kureba cyane, narababonye. Ni nk'abandi? Nibo ba Rwarutabo. Umukinnyi nashakaga kureba cyane n'ubundi ni uko nyine bamuguze Muhire Kevin, nawe nifuzaga kumubona cyane, ko Basane naramubonye, Sefu naramubonye, na Basabimana Aimable narababonye. Wari usanzwe wumva ku maradiyo gusa? Nari nsanzwe mbumva. Ubundi iwacu umuntu ukunda Reyo ni sogokuru wanjye, ariko abandi aracyariho. Ntabwo ariho yikizemo, njyewe ubwanjye Reyo yanjemo, nanjye numvaga ko nanjye kubera ko injemo nanjye ngomba kuyifana nyine. Uyumva kuri radiyo? Iwacu ubona ni abantu bumva umuntu cyane, babona nyine bizashoboka ntaribi. Baguhaye uburenganzira bagushakira itike? Banshakira itike, baranyohereza, tugenda nyine ntuzabura y'abavandimwe, ibintu nk'ibyo nyine nanjye ndazi. Waje uhitira he? Naje mpitira hariya mu Nzove. Mu Nzove? Mu Nzove wahabonye ute rero? Mu Nzove narahabonye, nabonye ari ahantu heza. Icyo gihe nanaje Reyo y'abagore yakinnye n'ikipe ya Congo, ko nyine nuko nawubonye naje umukino urangiye, ariko nabo narababonye. Arababonye? Hari umukinnyi wo muri Rayon Sport uragira amahirwe mu bakuzanye wo kuvugana nawe ngo umusuhuze? Oya, cyangwa kubabona gusa byari bihagije kuri wowe? Oya, kubabona byari bihagije, ariko n'ubundi nifuzaga no gusuhuzanya nabo nyine, nkabibwira nabo bakanyibwira, ariko ntabwo byashobotse. Harimo Muvunyi, harimo Sadati, harimo na Paul Muvunyi. Mu rugo narebye Reyo yakinnye na Vipers. Waje wabyiteguye se? Waje nyine wazanye imyenda, ibintu byose? Oya, nta myenda nazanye. Waje gutyo uzi ko nuyibona uhita usubirayo? Reyo? Oya, bifuzaga no kuyibona ikina nka za Polisi, nka za AS Kigali, nyine ntange nkabireba nyine. Ukabireba?
ugeze mu Nzove nyine ubona umuntu uramuvugisha. naravugishije cyane, harimo abayifana bakuru na Rwarutabara nifuzaga kumubona, ariko naramubonye ejo turanaganira ntaribi. Dore niyo nguri kugufata amashusho yitwa Nkunda Match. Yitwa Nkunda Match. Katwigarukire ngo kuyikunda cyane byatumye unayihimbira indirimbo. Nayihimbiye indirimbo Rayon Sport. Wayihimbiye indirimbo? Ujya muri studio cyangwa iranditse gusa nturayikora? Oya, nagiye muri studio. Wagiye muri studio? Turirimbiraho gatoya rero. Baririmbire? Turirimbiraho gatoya. Ririmbira abakunzi ba Rayon Sport bari kureba bakurikiye EM Sport, baririmbire ku karirimbo ku ndirimbo yawe. Niba ngombwa bazanagusapotinge nanjye mbibamo, twumve niba koko iyo ndirimbo twazakugushyigikira tukagukorera n'amashusho n'iwanyu bakajya bakubona. Iki kiganiro abantu bari iwanyu washize mu cyaro mu Mutara, ndaza kukubwira uburyo urabahamagara bakakureba bakabona ko wageze i Kigali. Ngaho turirimbire ku karirimbo ku ndirimbo yawe wahimbiye Rayon Sport. Iravuga uwo murindi w'abareyo watangijwe n'abakinnyi, abatoza n'abayobozi bayobora neza Reyo, bakabintangarugero icyakwereka mu kibuga, ikipe y'Imana Reyo iyo yahuye n'andi makipe ihanahana neza, abafana bayo benshi ndetse n'abakunzi bayo bavugira rimwe bati genda Reyo uduha ibyishimo, iyo Reyo. Iyi ndirimbo dusoza ndaza kuyishyira inyuma y'ikiganiro banayumve. Ubushobozi bwo kujya muri studio wabukuye he? Nabwo ni umuryango wafashije. Ndumva iwanyu ari ababyeyi beza baragusapotinga mu bintu byose. Wagiye muri studio ni wowe wayiyandikiye cyangwa n'umuntu wayikwandikiye? Oya, ni njye wayiyandikiye, ahubwo ikayi yanjye nayibagiriwe mu Nzove, nazanye na bisi y'abakinnyi ba Reyo b'abakobwa, mpita nyibagirwa, nabyibutse imodoka yagiye ariko nayo irahari. Ukunda Reyo ku rwego wowe nyine washatse amafaranga wowe wakayakoresheje ibindi bintu, uravuga uti kanyajyane muri studio njye kuririmba. Nkunda Reyo byatari, mbega ndayikunda. Biranshimishije cyane. Ujya uteganya se kuzayikorera amashusho? Njya nteganya kuzayikorera amashusho ariko nyine nta bushobozi. Nta bushobozi? Ubushobozi abareyo barabuguha rwose, abareyo barabuguha. Hagati ya mama wawe na papa wawe ninde ugushyigikira cyane? Mama wanjye, uretse ko na papa wanjye ntabwo tubana, yatandukanye na mama. Ubana na mama wawe gusa? Bana na mama wanjye gusa. Agushyigikira? Ubwo nyine ntabwo aba ari myiza nta nubwo aba ari mibi. Ni hagati na hagati. Ikintu cyose uganirije mama wawe aracyumva. Muricara aho icyo adashaka narambwira ati bino ntabwo byakunda, nyine nanjye nkamwumva kuko ni umubyeyi utwumva. Mwicaranye muri salo uri buzinduke uzi Kigali, ni iki mama wawe yakubwiye kandi yagufasha kohereje ahantu hatari abavandimwe, atazi ngo akohereje hehe, aribwo bwa mbere uje i Kigali, ni iki mwicaye muri salo mama wawe yakubwiye? Ubundi njya kuza twaricaye mama na kaka, arambwira ati rero dore ugiye i Kigali uzabashe kwitwara neza, nyine umenye nawe ugiye, umenye n'uko ubana neza n'abo hasanze. Bahita bandika nyine ndaza. Ujya muri gare urakatisha uraza. Ufite telefone? Iyi telefone ndayifite. Ufite telefone. Hari abandi bantu se Wasiri se ujya umwumva, uramuzi uwo muntu? Wasiri ni ejo bundi nawe naramubonye mu myitozo ya Reyo, ntabwo nari muzi ariko nawe naramushuje ntaribi. Mwigeze muganira? Twaganiyeho gakeya, leta agenda kuko nabonaga yihuta, arambwira ati ibindi tuzabivugana nyine. Wasiri afite channel bita Wasiri itangaza, ndamubwira ko umukunda cyane, ejo nzabahuze niba ngombwa nagutumire mu Isango Star ujye kurunshingirayo indirimbo yawe, nidusoza ikiganiro ndamuguhamagarira mbahuze, ejo azagutumire mu Isango Star.
muri Rayon Time urunshingire y'indirimbo yawe. Ntari buza ukoze cyane. Mu ntara se hari ahantu kuri radiyo cyangwa ahandi hantu wari wajyana iyo ndirimbo yawe? Oya ntaho. Nifuzaga indirimbo yagiye kuyigeza inaha i Kigali nkanareba n'abo bafana nkareba n'abo bayobozi nkareba n'iyo Rayon. Iri iwacu birahari pe ariko nyine nifuzaga nyine kuzana i Kigali. Jya mu matsinda nabwo narayumvaga ariko nyine ntabwo nubwo nari nagiye kuyifana ariko byagendaga biza bigera n'aho nyifana nyine nyikorera n'indirimbo mfite. Imana izadufasha izabisubiramo ibyo bihe byiza byo mu matsinda. Hari abakinnyi se wakundaga bayivuyemo wibuka amazina? Uvuga uti aba bakinnyi waba badusubiza. Uwa mbere wambwiye ko ukunda Muhire Kevin. Biramahire Betty. Nawe yagarutse byaba ari sawa? Yagarutse nabyo byaba ari sawa. Ngaho mbere yuko nk'uburenganzira bwo kuvuga nimero yawe ngiye kuguha, suhuza abantu bose ushaka, abantu wasize mu cyaro kumva basuhuze kuko mu kanya baraba bari kukureba. Ndasuhuza mama wanjye ndanamushimira cyane kandi ndanamukunda. Ndasuhuza abasaza banjye. Bavuge n'amazina aho bari tunoze kuduka tujye tuboherereza. Ndasuhuza Sabimana, ndasuhuza Fani, ndasuhuza Ange, ndasuhuza Garate. Tubabwira uti hano nicaye ni i Kigali, hano nicaye ni i Kigali, ngiye kukujyana hariya muri stade ngufotoreremo n'amafoto mpite nyaguha babone ko wageze i Kigali waje kwirebera. Nabo barabibona kuko ntago ahangaha baraba bareba icyo mfite mu ntoki naho nicaye, nabo barahita babyibwira. Ndasuhuza na Ange nawe namuvuze. Ndasuhuza na babyara banjye harimo Hagena, Shimwe, Mavide, Mwizerwa na Bebe n'abandi bavandimwe b'inshuti zanjye nyine. Ngaho dusoza mbwira ukuri kwiyumva aka kanya. Numva nishimye cyane. Numva wishimye cyane. Uzi hari wambwiye ngo ufite telefone, ugiye kuvuga nimero yawe cyangwa iya mama wawe, niba uyizi mu mutwe ugiye kuyivuga, then ndaza no kuyipininga ku kiganiro bajye bayibona. Ushaka kukuvugisha yakuvugisha, n'uwashaka kugusapotinga mu buryo bw'imibereho cyangwa bwo gukora amashusho y'indirimbo yawe agufasha. Ngaho vuga nimero ya mama wawe cyangwa iyawe. Iya mama wanjye ni 0780 27 57 82. Iyo niyo ya mama wanjye. Ongera isubiremo uvuge n'amazina ibaruyeho. 0780 27 57 82. Ngavuga ni yawe ukoresha mu buzima busanzwe, banza utaragera mobile money. Iyo witabira nk'igihe ukiri i Kigali hano, umuntu ashobora kuguhamagara akagusuhuza cyangwa se ashobora n'umuntu kukubona akaguha akavuga ati kankugurire inkweto uzajyane mu cyaro. Shaka nimero yawe witabiraho uyivuge, ku buryo n'uwashaka kuvuga n'uwareba ikiganiro kikamukora ku mutima agashaka kuguha jezi cyangwa agashaka nko kugurira imyenda kugira ngo nugera no mu cyaro abantu bazabone ko uvuye i Kigali. Kanyishake. Yishake kabisa. Mwana wo mu Mutarasha, nkunda amacu wa Kirindinyo, mwana mureye mugenzi wawe. Mugenzi wawe ni muzima cyane. Wayibonye? Nari nashyizemo akadege niyo mpamvu nashyiragamo imibare kugira ngo nimero yawe bikanga ntabwo nabyibukaga. Kirebe kabisa witonze utuje. Abariyo bagira urukundo ndabemera cyane. Mbibutse ko mu kanya nkunda match agiye kwitereka, afite amakuru y'indani muri Rayon Sport agiye kwitereka, atuganirize muri Murera ngaho twagiye yisoma. 07 54 50 694. Ndayisubiramo 07 54 50 694. Sawa rero reka ngushimire cyane. Ubwo niba ugifite iminsi hano nzongera duhurire mu Nzove kuko ndahahora. Tuzongere nkubaze, tuzongera tuganire reka nkuri